Okay, reka dutangire filimi yacu. Ni ya yindi, ni Humura Shenge. Ni filimi nshya turimo gusohora ku rwego rw'amajwi, yanditswe na Havugimana Peter, itunganywa ku rwego rw'amajwi na DJ Sakwekwe Pro. Industry ni ya yindi, ni Tayodi Film. Mwadusanga i Rwamagana, ahahoze akarere kuri ubu hitwa Complex, ariko hahinduriwe izina hitwa Yego Center. Irembo rya Gihanga ni ryo rifasha impano z'Abanyarwanda cyane cyane iz'urubyiruko kugira ngo zitere imbere. Ni season ya mbere, kuri episode ya mbere dutangiye Humura Shenge. Muitega amatwi mwese, iraza kubashimisha kandi iraza kubanogera, ihumuriza imitima y'abantu. Dutangiye hari umukobwa agira ati, nitwa Sara, sinishimye na gato. N'ubu ndi ku izuba ry'igikatu, mvuye kureba papa na mama kwa muganga, aho mama arwarije papa. Nyamara papa nta cyizere cyo kubaho afite, kuko arwaye kanseri y'umwijima, ategereje urupfu gusa, nk'uko abaganga babitubwiye. Ikimbabaje kurusha ibindi ni agahinda mama ahorana mu maso, ko kuba azi ko isaha n'isaha papa yapfa, maze tugasigara turi imfubyi, kandi mama agapfakara, akabura papa akunda. Ikindi ni turumuna twanjye Sheja na Jimmy, bahorana amarira n'agahinda, bibaza igihe papa azavira mu bitaro. Urabizi ngukunda bidasanzwe, kuko wampinduye mushyashya. Iye na mama aragukunda, iye sinari nzi gukundana mbere y'ukuza, ntagushidikanya ntawagusimbura. Wijeje urukundo rutavangiye. Sara mu kugenda yahuye n'undi muhungu nawe wihuta yerekeza ku bitaro. Bararamukanya, Sara ahita arira. Umuhungu ati, Sara, ni biki ku bitaro, bimeze bite? Ko unteye ubwoba? Sara ati, Prince, humura papa aracyari muzima. Nuko numvise kukuririra mbikeneye, agahinda mfite ni kenshi, nkeneye uwukamfasha. Prince ati, Sara, humura kandi nkuri hafi, urabizi ndagukunda. Nubwo ntacyo nakora kugira ngo mpindure ubuzima bwawe, ariko nkwijeje kutagutererana. Sara ati, Prince, ndabizi, gusa mbabazwa nuko wakunze umukobwa utarangwa n'amahirwe. Mpora mbabazwa n'ubuzima ndimo, nkibaza niba buzahinduka bikarangira nihebye. Prince ati, oya nshuti, humura kandi we gucika intege. Isi dutuyemo ni urugamba, kandi mu rugamba nta guterera agati mu ryinyo cyangwa ngo uhebe kurwana. Ndakwinginze, tegereza wihanganye, ubuzima buzahinduka. Sara ati, nta kundi, ngaho komeza ujye kumureba, nanjye ngere mu rugo gato ndagusangayo. Wifuza filimi zacu cyangwa amateka yanditse ari ku majwi nka audio, ku bijyanye n'amateka y'uwitabye Imana, mu bukwe bwawe, mu gitaramo cyawe, n'ahandi wabisanga ni muri Tayodi Film, ikorera i Rwamagana mu kigo cy'urubyiruko ahitwa Yego Center. Ukabaza umuryango bita Irembo rya Gihanga, bakagufasha. Sara atashye yasanze barumuna be aribwo bakiva ku ishuri. Sheja ati, Sara,
papa ameze ate? Sara ati ari koroherwa, kandi muhumure, ntimukomeze kumva ko nta mahitamo mufite uretse agahinda gusa, ahubwo mukomere muterekana ko papa napfa natwe tuzamukurikira. Jim ati ntibyoroshye kumbwira gutuza, nkatuza mbona papa agaragurika ku gitanda, ahubwo reka agahinda tukagire, wenda nako kazashira. Sheja ati ese koko papa napfa tuzaba bande, ko mbona nta byiringiro bindi mbona? Sara ati Sheja, kuki wiheba gutyo? Uzi ko urutwa na Jimmy ari we mwana? Mureke ibyo murimo, njye ndabasezeranya ko ntacyo muzaba. Tubibutsa ko iyi ni product of Irembo rya Gihanga rikorera ahahoze akarere kuri ubu hitwa Yego Center. Ufite impano yo kubyina baragutoza, hari umutoza witwa Mr. The Soft, aratoza ugataha nawe umeze nk'umwarimu. Atoza imbyino zigezweho, b-boy, dance moderne n'izindi mbyino za kizungu. Kwiyandikisha n'amafaranga 1000. Mutazacikwa kugaragaza impano zanyu. Urabizi ngukunda bidasanzwe, kuko wampinduye mushyashya. Iye na mama aragukunda. Iye sinari nzi gukundana mbere y'ukuza, ntagushidikanya ntawagusimbura. Wijeje urukundo rutavangiye, inge narakubonye sinakwemera kugenda. Tuze ku rundi ruhande, ahantu hamwe urebye hasa n'uruganda, harimo abantu benshi ariko higanjemo abana bato. Harimo abikoreye imizigo iremereye, barangiza bakayitura ku mamashini, nayo akayerekeza mu bubiko, maze byagera mu bubiko bigasohorwa hanze, bigapakirwa mu mitamenwa, bigashyirwa mu mamodoka. Aho bipakirirwa hatandukanye kure n'aho biva, ndetse nta n'uwamenya ko inyuma y'ububiko hari ikindi kihaba. Kumbe akazi gakomeye gakorwa n'abantu batagera hanze. Ku rundi ruhande nanone tugaruke ku bitaro. Hari imodoka yahageraga ivamo umugabo. Ageze mu bitaro ahura na Prince aje kumuyobora, aramuzana amugezaho se wa Sara arwariye. Arangije asuhuza mama wa Sara, anamubaza uko umurwayi ameze. Mama wa Sara ati murumuna wawe nta kundi ategereje urupfu, kuko abaganga batubwiye ko arwaye kanseri y'umwijima. Ubu turaha dutegereje ko birangira. Undi azunguza umutwe ariyumvira, ntihagira ikindi avuga, ahubwo areba mu ikofi, aha mama wa Sara amafaranga. Arangije ati akazi ntikaba kankundiye, n'ubu rwose kuza mba nigomwe byinshi, ariko uko mbonye akanya nzajya ngera aha. Undi nawe amugeza ku muryango arataha. Nyuma y'igihe gito papa wa Sara yaje kwitaba Imana. Ibibazo biba uruhuri. Inzu yarimo ideni banki irayigurisha. Bajya kwihugika mu karuri, agahinda mu rugo kaba kose. Hari mu gitondo cy'umunsi umwe, mama wa Sara ndetse na Sheja barabyutse bisanga ari bombi gusa. Sara na Jimmy ntabari mu nzu.
melody zirikana yuko isi yacu yameze amenyo ibyo tubona ubu sibyo bya kera biraturyamano twarumiwe zirikana gusa iryo banga ry'umukunzi wihangana ubabazwe no kumutegereza w'imama twabashaka kukurya umutima intambwe umaze gutera nibwo butwari ibyo hanze aha biri kuzamba nta mahoro ariho isi irashaje turwana intambara z'uburyo bwinshi bwa nyagasani. ehe Jimmy na Sarah se bagiye he? nta kundi aya matsiko usigaranye wazayakira usibye gukurikirana episode ya 2. wifuza izi episode tubasohorera ku rwego rw'amajwi waduhamagara kuri 0722174859 cyangwa kuri 0787193821. mwari kumwe na DJ Sakwekwe Pro, cyangwa uzikeneye wazisanga kwa DJ Rasta imbere yo kwa Shyaka, cyangwa muri H4E kwa DJ Mahadi imbere yo kwa Gikaka neza. ntibazabahende, ni amafaranga 500 gusa. Ciao ciao. izuba ryahora riva burira bukaribura wahindutse ndakubona n'imvura igiye kugwa sinari nzi ko wogize impinduka ku mutima sinari nzi ku mutima wawe wabaye urutare nta kibi nakubwiye